twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze kuri Ane TV show. Tukaba twakiriye umuhanzi mwamenyereye kandi mukunze cyane ari we Mahoro Isaac. Kumeze gute? Turashima Imana rwose, ari nta kibazo, tumeze neza. Twaje kuramya Imana. Ndabona wambaye neza cyane. Murakoze cyane. Yego. Twagira ngo utubwire muri makeya igitaramo cyawe, ukuntu giteguye, ukuntu gipanze, mbese akakuri ku mutima. Igitaramo ni United in Praise Live Concert. Ni igitaramo cyateguwe ku rwego rwo kugira ngo dushime Imana, aho imirimo y'Imana ibaradukoreye, aho ibitangaza by'Imana ikomeza kudukorera, ariko nanone dusoza gahunda y'imyaka 3 twarihaye, aho dukora mu bikorwa bitandukanye. Muri imyaka 3 twakozemo ibikorwa bitandukanye, ariko nanone no gutekereza ngo igihe kizaza mu myaka 3 iri imbere niki tuzakora. Uyu munsi rero twaje gusoza iyo myaka 3, tuzongera rero gutegura nanone indi myaka 3 igihe kizaza. Ese abantu biteze Isaac niki uduhishiye muri makeya? Nagahebuzo. Dufite indirimbo z'agahebuzo turi burimbe live, indirimbo zigera zirenga 10. Turuze gutaramira abakunzi bacu Imana, tuyishime tuyimbaze, kandi noneho biraba ari live ku buryo twashyize ama projecteur baraprojecta ku buryo indirimbo turimba abantu bose bari muri mutu bari kuyiririmba, indirimbo zo kuramya zo guhimbaza Imana, ku buryo nanjye ndi kwitega ibintu by'ibitangaza. Yego. Ndagira ngo ubwire abantu bakurikiye Ane TV show ubasezera kandi unabakumbuza igitaramo cyawe dore ko kitaranatangira. Murakoze cyane. Nanjye ntago nababwira ni abari mu nzira ni karibu, abazakireba ni karibu, ko tuzagenda tugishyira natwe kuri channel yacu ya Isaac Mahoro TV. Twizere tudashidikanya yuko bazabona ko ibintu koko byari bisengeye, twarabisengeye, twarabiteguye kandi neza, buri kimwe cyose kiri mu murongo wacyo. Nicyo gicyo nababwira, hasigaye ubwo naho nyuma yaho turebye uko biri buze kuba byifashe. Murakoze cyane Mahoro Isaac. Murakoze namwe. Murakoze cyane, mwe kumwe na Ane TV show. Thank you. Mahoro Isaac, twishimiye kwakira kuri Ane TV show. Urumva umeze gute nyuma yuko uteguye igitaramo cyawe? So happy, ndishimye cyane kandi anezerewe nyuma y'igitaramo nk'iki ngiki. Numvise ibyo natekerezaga, ibyo nasenze Imana nibyo yakoze. Numva mfite amashimwe. Ese mbere y'uko igitaramo kiba nuko kirangiye nta kintu cy'igihunga wari ufite, cyangwa uvuga ati se biraba bimeze gute? Koko nizera Imana yanjye kandi nkura nsenga igihe cyose, mba numva ko ibi ngibi baranabinyeretse, ikunda kunyereka, mba narabibonye, ibyo natekerezaga, ibyo nabonye nibyo nabonye. Niki cyagushimishije mu gitaramo? Icyanshimishije no buryo abantu bitabiriye cyane b'ingeri zose zitandukanye. Ikindi cyanshimishije nuko amakorari yaririmbye neza, performance kuntu zagenze neza, byanejeje cyane. Hari bamwe twaganiriye mu baje mu gitaramo cyawe bavuga uburyo ki bishimiye ukuntu wowe wabahaye umwanya bakaririmba bakisanzura. Ese icyo kintu urakivugaho iki? Ni byiza kuba tumiye umuntu yatanze tike, ngende hano ndi mu rugo, n'ubutanzajya nza ndirimbe, ariko bari bakeneye kumva nabwo ubutumwa bw'abantu. Ngende ndirimbo naririmbye numvaga zihagije kugira ngo nsigire n'umwanya, ko umwanya wari mutoye. Dushoje igitaramo 3:30 kandi cyatangiye 11:30. Kugira ngo umuntu aririmbe indirimbo nyinshi cyane, hari abandi bari basigaye, byari kuba bigoranye, kandi hari abantu bavuye kure bakeneye nabo guperforminga. Ese ni iki uduteganyiriza nyuma yuko iki gitaramo kirangiye? Icyo mbateganyiriza, ari igitaramo kinini cyane turi gutegura na management team, ntago turabishyira ahagaragara, ariko twifuza kuza ku gitaramo gikomeye cyane kizaba kirimo no kuronshinga noneho album ya 3 y'amashusho. Twizere yuko duhishiwe. Murahishiwe kandi bizaba ari byiza cyane. Okay, turagushimiye Mahoro Isaac kuri Ane TV show, kandi Imana iguhe umugisha, ishyigikire n'ibikorwa byawe. Nuko murakoze cyane, Imana umugisha. Thank you. Thank you too.